umugore kuba yakwerekana umugabo wamuterese akabyereka umugabo we mujya mubona byoroshye? Ngewe iyo binkundiye nkagira umugisha akantega amatwi mubera nk'akaradiyo, wanterese wanyandikiye diri byose akambwira ati reka nyine ngavuga ati ariko nyine ubimenye abo n'abadayimoni bashaka kugira gute kuntesha umurongo. Rero tujye tugira n'umuco wo kubwizanya ukuri, kandi natwe twese yaba umugabo yaba umugore dusaba Imana iduha imitima yo kwakira no kumva no gutega amatwi abo tubana, kuko ntago n'ikintu kiri gusenya ingo nyinshi muri no minsi. The Zoom TV 24. Nikamira agakiza nirata urimbaraga kuba kwizera tugufite turashinganye Imana yagutanze ntacyo yisigarije none natwe twarabowe Imana yagutanze ntacyo yisigarije none natwe turabanyabugingo. Kwivuga kwanjye nkunda kwivuga ndirimba, ndagira ngo mbanze ncisheho akapela, nta muziki nta kigusa nijwi gusa. Ni wowe Kristo uri imbaraga kuba Nitwa Nadine ugira imbabazi, ndi umuririmbyi, numva kuririmba ni ibintu bimfasha kubaho. Yego ndi umubyeyi, mfite umutware, mfite n'abana, ndashima Imana ko yanyiyegereje ikankuriza mu nzu yayo, nkaba ngeze kuri ino saha numva mfite ibyiringiro muri njyewe byuko umwami ndirimbira nyumva. Yego yego uririmba nk'uwabigize umwuga, uririmba mu rusengero, uririmba mu cyumba cyawe, uri umuririmbyi mu ruhe rwego? Nifuza, hari umuririmbyi nifuza kuba we, nifuza kuba umuririmbyi wabigize umwuga, ariko ubu ngubu ndacyaririmba mu cyumba cyanjye nkuko bivuze, ndirimba ahantu hose, muri dushe, mu nzira ngenda, ndirimba ariko cyane cyane mu nzu y'Imana. Ubu ngubu ndi mu rusengero, niho ndi kuririmbira, nimo ndaramya, nimo ndahimbaza Imana, naho ngaho mbaye ndi muri kano kanya. Yego indirimbo twahereyeho n'izindi zitandukanye wenda ushaka kuvuga ngo uririmba mu nzira, mu cyumba no mu rusengero, ni izawe wihimbira cyangwa se n'iz'abandi uririmba? Oya, n'izanjye nihimbira. Yego n'iz'abandi naziririmba, ariko nkunda kugira imbaraga numva muri njyewe zinsunikamo kuririmba, nkumva amagambo arimo aranzamo, nkumva n'ijwi riraje, hanyuma icyo nkora ni ugufungura akanwa gusa. Ubu ngubu maze gusohora indirimbo imwe yitwa Ndabaza, iri no kuri YouTube. Icyo cyo witeka yarakinshoboje, ni urugendo, ariko iyo yo irahari, yitwa Ndabaza. Ni indirimbo irimo ubutumwa bwinshi cyane, kandi bureba umuntu wese w'umwizera wa Kristo kandi wemera Imana. Ni nk'indirimbo zingahe wavuga ngo yenda ufite ukuntu ujya usandika? Yego ni nka zingahe umaze kwibikaho nubwo zitarashoboka? Keretse ubunzanye igitabo, kuko zirarenga 50, kuko natangiye kuzihimba kera,
ndibaza nka ndabaza nayanditse muri 2007 isohotse muri 2021 kuko nibwo yagiye hanze. Yego ntago ndabona ubushobozi buhagije, ariko nizera ko hamwe n'Imana kubw'umurimo wayo izagenda inshyigikira zikagenda zijya hanze kugira ngo ubutumwa buri muri zo bubashe kugera ku bantu b'Imana. Abakurikiye TV 24 mwabyumviye, afite indirimbo nyinshi zirimo ubutumwa ukeneye nanjye nkeneye, dukeneye nk'isi, izihumuriza, izidukangurira kwegera Kristo. Mbese ubutumwa bwo buratandukanye, kandi ngira ngo mwasogongeye. Afite indirimbo ngo zirenga 50 ziri muri 50 zaheze mu bitabo, ndetse zaheze ahantu tutabasha kuzumva. Hari icyo nakora, hari icyo wakora kugira ngo izi ndirimbo tuzumve. Hanyuma turirimbire kuri ndabaza gato. Okay. Ndabaza ni kuki abantu badakizwa, mbese ntibabona ko iminsi yahindutse. Mbwira nawe njye ndabaza ni kuki abantu badakizwa, mbese ntibabona ko iminsi yahindutse. Tegereje mu itorero ry'Imana nsanga byinshi byamaze gusora, ibyahanuwe byose na Bibiliya mbona byose byamaze gusora. Ikibabaje ubutumwa busigaye buvugwa, abantu bagasa n'abavuniye ibiti mu matwi. Ariko njyewe ndabaza ni kuki abantu badakizwa, mbese ntibabona ko iminsi yahindutse. Mbwira nawe njye ndabaza ni kuki abantu badakizwa, mbese ntibabona ko iminsi yahindutse. Nadine yatubwiye ko ari umubyeyi. Yego. Mu bundi buzima busanzwe ukora iki? Mu buzima busanzwe ndi umutetsi. Ndi umunyagikoni. Yego. Kubera ko nagize umugisha, nakuze mbikunda, nakuze nkunda ibintu bibiri, kuririmba no guteka. Hanyuma ngira umugisha njya kubyiga, nize hospitality and cooking, by'amahoteli no guteka ndibaza. Hanyuma mbibamo ari ibintu numva, hari ukuntu uba mu bintu ukumva urabikunda, ubikora wirekuye. Ni ibintu rero, ibintu byo guteka ni ibintu nkora nirekuye. Niyo ndi mu gikoni mbikora numva nirekuye, numva yego. Mbese iyo nteka mba ndirimba nko mu rugo, nk'ikintu bari banziho, iyo nabaga ndi mu gikoni icyabwiraga ko mari nabaga ndimo kuririmba. Yego. Hanyuma nkurikije uko twaganiriye, reka mvuge ngo umubyeyi ukijije. Yego, no kuri. Hanyuma rero mu buzima bwa hanze usanga hari abagabo batishimira cyane, abagore bakishijwe cyane, bakishijwe cyane byo kuririmba, gusenga, ibyo byose ugasanga aravuga ati yenda biriya byamutwaye umutima. Ntitwirengagize ko hari na bamwe bisenyera, damu bakunda gusenga cyane umunsi ari kabuga, ejo ari Cyangugu, ejo undi ari Zakanyarira, ejo undi ari he, ejo undi yagiye kurarayo. Hari benshi bijya bisenyera. Hanyuma ndashaka ngo umbwire, uri umubyeyi, reka mvuge ngo ntabwo umaze imyaka mike cyane, kuko uko byasa kose iyo uhamazemo hari ibyo umaze kubona, hari ibyo umaze kwiga. Ndashaka ngo utubwire umudamu usenga kugira ngo bitamusenyera cyangwa se bitagira icyo byica mu rugo.
ni gute yahuza inshingano ze zo mu mwuka zo gusenga nk'umuhamagaro nk'ubushake mbese nk'ibintu yiyemeje hanyuma n'inshingano z'urugo kugira ngo bitagira icyo byangiza mu mibereho ye yo mu rugo. Hariho kimwe cyo numva navuga njyewe mbona buri rugo rwose rugira discipline yarwo, ariko mu buryo urugo rwose rugira discipline yarwo njyewe nkoresha cyane communication. Heureusement que ngira n'umugisha umutware wanjye aranshyigikira, nukuri iyo mubwiye ati ndajya kuririmba hanaha nukuri aramperekeza, icyo cyo ndagishimira Imana. Naho kubyerekeranye wenda no kugenda, buriya kugenda ni byiza ariko kugenda cyane ntago ari byiza, kuko bituma hari ibintu bimwe byo mu rugo bipfa, bigatuma rimwe na rimwe wica ubuhamya, kandi ubuhamya iyo ubwubatse bituma n'urugo rwawe rugenda neza. Genda ariko ugire gahunda mu kugenda kwawe, njye nuko ngo genda ugire gahunda mu kugenda kwawe, usige hari byo mu rugo ukemuye, uvuga uti ndagiye ndamara amasaha ya naya, hanyuma nimara ayo masaha ya naya ndaza kugaruka mu gihe iki n'iki, ku buryo n'ibyo umutware angomba cyangwa se mugomba agomba kuza agasanga byarangiye. Mbese ugerageza kubaho mu buzima bwo kutabangamirana, ikindi ukamukominika ukamusaba uruhushya, kuko ni umutware wawe, ntago uba ugomba kumufata nk'umwana uri hariya ndagiye ejo nzaba ndiyerere. Ni byiza kumutegura ukamubwira uti mu cyumweru gitaha mfitemo ingendo ebyiri, nzajya i Muhanga ntago nzararayo, nzajya i Butare nzararayo. Akamara icyumweru cyose azi yuko ufite za ngendo ebyiri uzakora kandi ukararayo. Yego, niyo mpamvu rero abenshi ntekereza ko bigorana, haba habayemo ikibazo cya communication, itumanaho, kuganira. Ariko iyo mwaganiriye ukagira umushaka bigushyigikiramo uragenda. Kandi njyewe buri hari ikintu nemera, umutware wanjye nyangiye gukora ikintu ntago ngikora kiriya ari gutyo uko. Yego, ari ibintu yumva, reka mvuge ngo wenda nawe bimuri. Ariko noneho hari n'abadamu usanga yifitemo izo mpano zitandukanye, yifitemo ubwo bushake bwo gusenga, yifitemo uwo muhamagaro, ariko ugasanga uwo babana ntabishaka na gato. Noneho rimwe na rimwe waganira n'umudamu umeze nka gutyo, akavuga ngo none se numvira Imana, numvira uwo twashakanye. Gira icyo ubwira we n'abo badamu. Njyewe rero buriya ntago mbizi neza, ariko nemera ko umugabo ahagarariye Kristo mu rugo. Kristo ni umwami wacu twese, aradutegeka twese, aratuyobora twese. Ariko niba ijambo rivuga ngo niba udakunze mugenzi wawe muri kumwe uzavuga ute kukunda Imana? Ese niba utubashye umugabo wawe muri kumwe mubana, mu muco tuziko abagabo nibo batugira nk'abadamu, nubwo natwe turi muri gahunda yo kwigira, ariko tuziko umugabo ni umutware w'urugo. Igihe rero utamugandukiye cyangwa se utamuhaye agaciro, reka nkubwize ukuri, nta kwera imbuto kurimo. Yego, gerageza kumwumvira, rimwe na rimwe wicara ubanza umuganirize. Igihe atarabyumva ugerageze kwihanganira ingorane uzahura nabyo, kugeza igihe uzanamusengera Imana nawe, kandi utamusengeye nk'aho umurega, ahubwo umusengera kugira ngo umwami Imana arusheho kumuhishurira impano nziza iri muri wowe, ko yagirira umumaro we n'urugo rwe ndetse n'igihugu cyose n'isi yose. Utamusengeye byo kumurega. Bibaho. Oya, kuko hari amasengesho rimwe na rimwe dusenga, ukagira ngo turimo turaregana, nk'uko umwana azavuga ati mama riva rankubise. Yego, ukajya imbere bati mama, Mana umugabo wanjye yanze ko ngenda. No, hari impamvu yanze kugenda. Swat arimo kubona ubushobozi ntago buhari buhagije bwo kuba yakujyana ngo akwite ugende ubeyo uri amahoro, uzanagaruka utekanye. Hari impamvu nyinshi. Swat icyizera gufitiye ni igikeya bitewe n'imbuto wamwereye cyangwa wigize kumwerera. Ibyo nabyo bigenda mu bintu bigenda byubaka, ukareba ari utuntu twinshi. Ariko iyo nta tundi tuntu twinshi turimo, ujya imbere y'Imana ukavuga uti Imana, ishoboza umugabo wanjye kunyemerera kugenda, fungura umutima we anyakire ko ndi umuririmbyi,
apana kugenda uvuga ngo none ko byanze nyine hari ukuntu ubona bitavamo neza karame ushobora kuvuga ngo nasenze ariko umugabo wanjye ntahinduka hakaba n'uvuga ati umugabo wanjye rega nta nubwo yigeze akizwa ibyo byo kumusengera kandi atazi na Kristo yirukaho ni nko guta umwanya abo ngabo wababwira iki ni ukuvuga ngo kuvuga wa wundi ni umugore afite ishyaka ryo gusenga afite ishyaka ryo kwera imbuto mu rugo rwe afite ishyaka ryo gukora ibyiza ariko umugabo we ni wa wundi ibyo gusenga ntabyo yego ahangaha rero bene abo bagore hari igihe agera ku rwego akazajya gusenga yihisha umugabo yego bibaho cyane yego bibaho cyane ariko ndumva navugamo ijambo rimwe aho hantu nabwira umudamu umeze gutyo mu cyongereza nibwo bivugika neza baravuga ngo never give up ntuzigere n'umunsi n'umwe ucika intege komeza kugira ngo ube intwari kugira ngo ugire icyo ugeraho ni uko ukomeza gusunika gusa ushobora gusunika cyane bikarenga imbibi usunika nyine winginga unagerageza guca bugufi ntabwo ibintu byose duhabwa ari uko tuba tubikwiriye hari n'ibyo duhabwa kuko twagize kwinginga no kwihangana no gutegereza yego ubwo rero ndumva nibakomeze bihangane kandi bakomeze barushaho kubyereka Imana icyo nzi cyo mu gihe cyiza cy'Imana hari ukuntu Imana ijya ibigenza mu bumana bwayo igakora ikintu gihamiriza umutware wawe kiri mu ruhande rwawe igakora ikindi kintu kimuhamiriza ko ibyo urimo ari inzira y'ukuri bigatuma nawe yajya korohera ndumva ari ibyo ese no gusenga ashaka ibihamya no yego gusenga ashaka ibihamya akirishimye tugushima ni wowe wenyine ubikwiriye Uwiteka Nyiringabo ni wowe wenyine ubikwiriye hari ibyo wakoreye imitima yacu natwe tuguhaye icyubahiro hakirishimye tugushima ni wowe wenyine ubikwiye amen twari tukiri kwibaza ku birebana n'ingo no gukizwa no gusenga yego twari tumaze kubivugaho ibintu bitandukanye hanyuma ujya ubona ni iyihe mpamvu ishobora gutuma umugabo abuza umugore we kujya gusenga by'umwihariko nko kujya gusengera kure yo mu rugo ubona ari nk'iki kibitera ndagira ngo aha hantu buri wese aze kumfasha kubyumva neza ariko ndavuga uko mbibona nuko mbyumva ku giti cyanjye dushingiye ku minsi duhagazemo isi igeze igihe ifite abahanuzi b'ukuri n'abandi batari ab'ukuri twagiye tukumva ingero nyinshi ingo zagiye zisenyuka kubera ubuhanuzi bakabwira nk'umudamu bati uriya mugabo ntago ari wawe cyangwa bakamubwira ati umugabo waragucitse karabaye birarangiye ibyo ngibyo bibaho kandi byanabaho koko ariko hari abantu babigize nk'iturufu babyitwaza rero nawe uri umugabo mu rugo ntago wakunda kubona ikibi kikwinjirana kuko ubundi abadamu muri kamere yacu tugira imitwe yoroshye
bakubwiye bati ye umugabo tumubonye ari gusekera umukobwa uravuga uti utaha wabishe ukavuga uti kanaka yabimbwiye nta nubwo wabanje no kugenzura my dear one niyo yaba ari Imana yabivuze hari ukuntu ushobora gutwara ibintu mu buryo utari bukomeretse uwo mubana rero uko witwara nibyo bishobora kuguhesha uburenganzira bwo kuvuga ngo uremererwa kujya kure cyangwa se urashyirirwaho bariyeri yego uko witwara ubuhamya bwa ubundi witwara ute no mu busanzwe niba uri umudamu duspose nk'urugero wenda ngende umudamu kabiri gatatu umugabo wanjye nsanze ndi guseka rwihishwa simvuze ko tudaseka ariko asanze ndi guseka ari ukuntu usekara no mu rwihishwa ukabona ko hari ikindi kintu kibiri inyuma niba umugabo wanjye amfatiye mw'ibyo bintu inshuro 2-3 message twandikirana nazo ni ubuhamya ibyo tuvugana uko mwitwaraho hari ukuntu witwara ku muntu ukamwereka ko utakimukeneye hari ukuntu witwara ku muntu ukamwereka ko watangiye kugira undi muntu kwitaho ku ruhande ariko navuga ngo tugenzure cyane ubuhamya bwacu twebwe abadamu bizafasha abagabo bacu kurushaho kutugirira icyizere ndumva icyo kintu hamwe no gusenga Imana ni ukuri nta muntu wabyishoboza hatabayeho Imana ariko ikintu kimwe gituma abagabo banga ko abagore bajya kure cyane baba bafite impungenge yuko bagenda bagahurirayo n'abandi bantu bitewe n'amateka cyangwa se bagoro ari aba bantu wenda izo nshuti zabo ziri ku ruhande cyangwa se nabo bahanuzi b'ibinyoma basigaye barabaye benshi cyane muri no minsi ba Satani yahagurukije kugira ngo basenye ingo z'abera icyo nacyo tugomba kumenya ko ari umwuka uriho Satani yahagurukije ahagurutsa abahanuzi b'ibinyoma kugira ngo basenye ingo z'abera kuko buri umuryango w'abakristo wubakitse ubwami bw'Imana babwubakitse ariko iyo umuryango w'abakristo wasenyutse ubwami bw'Imana bwatangiye gusenyuka ndagira ngo mfasha abantu iki kintu niba uzi yuko uri umukristo uri mu nzira ijya mu ijuru uvuga uti gahunda yanjye n'ubugingo gerageza kugira ngo uzibe ahantu hose Satani yanyuriramo asenya urugo rwawe byose ariko tubishozwa n'uwite kutureberera ntago ari twe tubyishoboza yego uvuze kuri icyo kintu cy'ubuhanuzi ndashaka kubaza sinigitangaza ko umugore bashobora kuba bamuhanuriye n'ukuri ariko nyine burya bajya bavuga ngo abahanuzi nabo basabwa ubwenge kugira ngo bamenye n'uburyo bwo kuvugamo iby'Imana yaberetse cyangwa se ni n'ubuhanuzi bw'ibinyoma umugore baramubwiye bati umugabo wawe ameze gutya na gutya afite na gahunda yo kuguta nyine ibintu nk'ibyo ngibyo bijyanye no gutanya abashakanye hanyuma umugore bahanuriye nk'ibyo yitwara ate ese agere mu rugo azinga utuntu twatahe cyangwa se abigenza ate ikintu kimwe cyo navuga ubivuze neza uravuga ngo mu bintu byose no hanura asaba ubwenge mu byo hanura cyo mbona natwe abadamu dukwiye gusaba ubwenge ni ukuri buriya iyo ucyakira amakuru hari ukuntu wumva ubaye mu mubiri wawe mu ndimi z'amahanga bavuga ngo hari reaction ugaragaza izo reaction rero ugaragaza iyo utabashije kugira imbaraga zo kuzirenga hejuru n'inzu wayisatura ikintu nsaba ndagira ngo buri muntu wese ajye abanza agenzure amarangamutima ye kuko bishobora kuba niyo byaba ari ukuri inshuti yanjye bishobora kuba atari n'ukuri urumva ari ukugira ngo Satani aguteshe umurongo mwiza wari uhagazemo bisaba iki rero icara hasi wowe ubwawe ubanza usaba Imana iguha umutima wo kwakira ibyo bintu bikubayeho ikindi fata umwanya wo kugenzura koko k'ibyo bintu bakubwira ari ukuri n'ukuri birashoboka kandi niba bakubwiye ngo mu minsi 3 araba gutaye icara witegereza ureko mu minsi 3 azinga mu minsi 2 kari kumesa amasocks mu minsi 2 karimo agura ama perfume meza amashata ahindura urebe neza niba koko exacto ibyo bintu mbese yatangiye guhinduka noneho nubona bya bintu bishize nta bibaye nge nkunda reka nkubwire nkunda kuba ugize umugisha wakwicarana n'uwo mubana mugafata gahunda y'uburyo mubanamo mukabwizanya amakuru ngewe iyo binkundiye nkagira umugisha akantega amatwi mubera nk'akaradiyo wanterese wanyandikiye diri byose akambwira ati reka
nyine ngavuga ati ariko nyine ubimenye abo n'abadayimoni bashaka kugira gute kuntesha umurongo. Rero tujye tugira n'umuco wo kubwizanya ukuri, kandi natwe twese yaba umugabo yaba umugore dusaba Imana iduha imitima yo kwakira no kumva no gutega amatwi abo tubana, kuko ntago n'ikintu kiri gusenya ingo nyinshi muri no minsi, ntago abantu bari kugirana umwanya wo kwicara ngo baganire babwizanye ukuri. Niba wahuye n'umugabo akagutereta Oliva umubwire mbwiti uyu munsi banterese ndakubwiza ukuri, kandi ngiye kugira ngo ntabifata nk'intambara bimubwira nka blague, ambwira ati waruzi n'ikindi bate banze fate hano ngiti uyu munsi banterese. Urumva rero ibintu byose bitewe n'ukuntu mubanye bigira ukuntu mubitwara, numva byaba nk'urugamba mwafatanya kurwana kuruta ko wakwicara ukarakara ukazamura umujinya ukarwara inziko uvuga uti ye n'ubundi naye nabibonye. No, icara umubwire uti twafata nk'iminota 10 tukavugana cyase 30. Iyo minota ibihagije kugira ngo ubu utangiye kumwereka uti dore ahantu Satani yaratangiye kurerera, ndavuga mu bakristo ndetse no mu bandi bose, ubibashije yajya agira umwanya wo kwicara n'uwo bari kumwe akamubwiza ukuri n'ubwo buhanuzi, ukabimubwira ati twari ushaka kumubwira cyane no akavuga ati nzongera no kukubona werekejeyo, ubwo uzaze ngo twawugende. Rero icyiza giraho intambwe zawe zigarukira niba ushaka kubaka. Yego. Umugore kuba yakwerekana umugabo wamuterese akabyereka umugabo we mujya mubona byoroshye? Ntago mvuga izina, gusa uravuga uti dore bimeze gutya. Nta nubwo ari ngombwa ibyo byose kubivuga, ariko ushaka kumubwira uti uziko ejo nahuye nakana akagurya na gutya, ariko ntumuvuga izina, nahuye n'umuntu gutya na gutya. Iyo uri nanone biterwa n'ukuntu mubanye, uko mwamenyanye, mwubatse bigenze gute. Ibintu byose burya bihera muri fondation. Niba mwarubatse umucapuje umuntu azavuga tuko biri kose nanjye bazakumpapura cyangwa se nanjye undi azampapura akuntware. Mbese nibyo icyo kintu nanone biterwa na ya communication ya uko muganira uko muvugana, nibyo bituma uvuga uti uyu mugore wanjye ari ahagaze gutya nta muntu wamwinjirira gutyo gusa, uyu mugabo wanjye ahagaze gutya nta muntu wamwinjirira gutyo gusa. Nge biterwa na fondation nshuti yanjye. Ubundi baravuga ngo umwana apfa mu iterura. Ngira ngo aho ngaho usa nkaho uvuze ikintu gikomeye. Njya numva abantu bamaze igihe yenda mu rushako bavuga ko ubundi uko abantu batangiye ahanini ariko bakomezanya. Si igitangaza ko Satani agenda nyine arasa imyambi, kuko niyo si turimo, niyo myuka yazamutse yo gusenya ingo, ariko nyine reka turebe cyane, tugenzure cyane kuri fondation. Hanyuma reka tugaruke mu muziki, twagiye mu byo mu rugo kubera ko nyine burya ntago wagira amahirwe yo guhura n'umuntu ufite ubwo bunararibonye, nubwo buri muntu ahora avuga ngo haraho ntaragera, haraho nshaka kugera, haraho nteganya kugera. Hanyuma Nadine, hari nkurikije indirimbo ufite, nta ndirimbo igendanye n'urushako waba ufitemo? Okay. Tubwireho. Hari indirimbo mfite ivuga ngo, ifite amagambo abaza ngo have you ever know the meaning of nkwemeye ntyo? Yego. Urebye nako have you ever know the meaning of nkwemeye ntyo? Nkwemeye ntyo kuko birarema, kuko birarema. Have you ever never know the meaning of nkwemeye ntyo? Nkwemeye ntyo kuko birarema, kuko birarema. Rimwe mu buzima tuhitamo indahiro dukora, tuyikora rimwe
dukora araduherekeza niyo mpamvu dukwiye no gusenga. Have you ever know the meaning of nkwemenyo kuko birarema aha nkwemeye ntyo. Washakaga kuvuga icyo aho ngaho Nadine? Nashaka kuvuga ngo mbere yuko ujya imbere y'idarapo ukavuga ngo ndakwemeye, ujye ubanza utekereze uwo muntu wemeye n'ubwo umwemeye wenda yagwishe ko ari umunywi w'inzoga, yagwishe ko afite ingeso runaka, ubwo umwemeranye na za ngeso, so nusanga zifite nazo razikuzaniye uzazihanganire. Byiza nuko watekereza ukanamusengera mbere yo gufata umwanzuro kuvuga ngo nkwemeye ni yego. Aha twakomeje kuvuga ku ndirimbo zawe, reka mvuge ngo ni za zindi bita ngo zaririmbiye Imana. Hari umuntu ujya uvuga ngo ese umuntu aririmbira Imana gute? Simbizi, ariko reka tuzite gutyo. Hanyuma mu bahanzi baririmba indirimbo zisanzwe ziri abajya bita sekira, hari abufanamo? Gerageza tubwiremo nka babiri ntago ari benshi. Yego. Bon, ubuse ndakubwira ngo iki? Nkunda umuziki en general. Reka hano mbabarira nifate. Gusa iyo numvisha indirimbo ifite message ndayumva nkakurikira nkumva icyo yashatse kuvuga, nkumva nagifashisha abandi. Ariko buriya nakundaga Kagambage Alexandre. cyane mwari baramujyanye, iyo ngiyo bimeze gutyo ntago nyeze neza, ariko yego reka tugane ku musozo. Hanyuma mbere yuko wenda tugana ku musozo wa burundu, reka ugire ubutumwa utanga ku bantu baririmba indirimbo ziri mu cyiciro nk'icy'izo uririmba, ariko noneho unagira ubutumwa utanga ku abamama bari muri uyu muhanda. Basigaye bakunda kuvuga ngo muri uyu muhanda w'ubuhanzi. Yego. Ubutumwa bwa mbere natanga ni mukomereza aho ngaho. Ikindi ntimucike intege. Mbere ntago abadamu twari twemerewe, niko Bibiliya itubwira. Ariko ubu ngubu bwo Kristo yitanze kugira ngo natwe twemererwe, koresha imbaraga zawe nawe ugaragaza icyo ufite. Nabwira nk'abamama b'abaririmbyi baririmba indirimbo z'Imana, ntimuzigire n'umunsi n'umwe mukundira akanwa kanyu guceceka. Nimuvuge Kristo, mwamenye, mumuhimbaze, mumuramye, bizatuma imitima yanyu inarushaho no kunezerwa no kwaguka. Reka nkubwize ukuri niba utanabezi, uziko kuririmba hari ahantu bigukura mu buryo bwa, uziko kuririmba hari indwara bikiza. Yego. Mva iyo ndwaye ndaririmba, nkanywa imiti ariko nkanaririmba, bikiza indwara zo mu mutwe zo gutekereza cyane. Kuririmba rero navuga ngo nibakomereza aho ngaho, kandi nizera ko hamwe n'amaboko y'Imana bamama mwe izatugeza n'ahandi hataraha. Nimukomere mushikame. Ni byinshi bitureba, ariko mu byinshi bitureba tubemo n'abagabura beza biby'Imana. Ni indirimbo turirimbira Imana, ariko mukuri Imana turaririmba ikumva, ariko tuba dutambutsa message zumvwa n'abantu kugira ngo imitima yabo irusheho kongera kwegera Imana. Ndumva ari mwubwo buryo. Twaryohewe, biragoye guhagarika, ariko nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.